Everyone, welcome to Language Booster TV. I'm your teacher Eric Unani. Today we are going to see top 50 mispronounced words in English. Tugiye kurebera hamwe urutonde rw'amagambo y'icyongereza dukunze gusoma nabi. Iri ni Language Booster TV mu wa primary. Ijambo akunze kurisoma nabi. Ntabwo dusoma purey, ntabwo dusoma purey, ahubwo dusoma puri. Kandi tugiye kureba ati word. Tunaguye ko iri gatatu y'utudomo tubiri dusomamo itinda tugasoma word, ariko abantu benshi bakunze kwisomera word cyangwa se word. It is word cyangwa se word, ntabwo ariko bisomwa, dusoma country, great, blue, bought, deaf, whole, one, and queue. Birashoboka ko wajya kuyasoma nabi rero tangira ya person no munsi, because if you pronounce word in wrong way. Hello dear everyone, welcome to Language Booster TV. I'm your teacher Eric Unani. Today we are going to see top 50 mispronounced words in English. Tugiye kurebera hamwe urutonde rw'amagambo y'icyongereza dukunze gusoma nabi. Iri ni Language Booster TV, umuyoboro wa YouTube ugufasha kwiga indimi eshatu zirimo icyongereza, ikinyarwanda ndetse n'igiswahili. Niba uri umunyeshuri ukaba wiga izo ndimi zombi, niba uri umuntu usanzwe ukaba wifuza kwiyigira izo ndimi zombi, nguhaye ikaze ku muyoboro wa YouTube channel. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro, subscribe, kanda subscribe, kore like, kore share kuri bagenzi bawe kugira ngo ubashe kubona masomo atandukanye kandi usangize na bagenzi bawe. Yes, if it is your first time to reach to this channel, I encourage you to subscribe to this channel so that you can get more learning videos. Click on bell icon so that you can get notified as soon as the new video is uploaded here. We are going to see top 50 mispronounced words in English. Maybe you have encountered this word and you are challenged when pronouncing this word. Maybe you have mastered the long pronunciation of this words. So right now, at the end of this video, we will learn how to pronounce them correctly since now. So advance your speaking skills with Language Booster TV and teacher Eric Unani. So I love you so much. I encourage you to follow this video until the end. Without taking too much time, let us start. Yes, amagambo 15 dukunze gusoma nabi mu cyongereza. The first word is paw. Dusoma paw. Iriya cha icuritse tuyisomamo o itinda, so tugasoma paw. We pronounce o, then you say paw. In the American English you say poor. So abantu benshi bakunze kwisomera poa. Sinzi iyo babikuye, nanjye niko nabyigishijwe, ariko naje gusanga muri dictionary ariko dusoma paw, ntabwo dusoma poor. So the second word is where. Ntabwo dusoma wia nkuko dukunze kubyumva. Wia, abantu benshi bakunze kwivugira wia, ariko ntabwo dusoma wia, ahubwo dusoma where. Iriya a icuritse dusomamo ibanza ni nyine, dusoma so twafatanya tugasoma where. Gusa muri American English basoma where, ariko naho urumva ko badusoma wia. Nkunze kumva abantu benshi basoma, I don't know where they have learned to pronounce wia instead of where. According to dictionary we read where. So the third word is earth. So iriya gatatu icuritse, iriya gatatu iriho utudomo tubiri dusomamo ni itinda, urafata uyikurure, hanyuma iriya o isa nkaho itambitsemo akarongo, yo tuyisomamo ijwi rya repeat. Urafata ururimi rwawe rushyire ku menyo hejuru, hanyuma ufunge, ugerageze kuvuga inyuguti ya fa. Ijwi rikore riraba riryo ijwi rya hariya. So we say earth. In American English, this R is somewhat pronounced. You say earth. So abantu benshi bakunda kwisomera ngo ni ifu cyangwa se efu. Ifu cyangwa se afu. Mu by'ukuri ntabwo dusoma afu, nta nubwo dusoma ifu, dusoma earth.
ijambo rya kane tugiye kureba ati is word nabwiye ko iriya gatatu utudomo tubiri dusomamo itinda tugasoma word ariko abantu benshi bakunze kwisomera word cyangwa se word. It is word cyangwa se word, ntabwo ariko bisomwa, dusoma word. Irindi jambo, most of this word is mispronounced by most of physics teachers and science teachers in primary. Ijambo bakunze kurisoma nabi, ntabwo dusoma puree, ntabwo dusoma puree, ahubwo dusoma puri. Repeat, puri. Other word is weather. Iriya gatandatu isa nkaho icuritse irimo akarongo kahuranyije isomamo the. Fata nanone amenyo, ururimi rushyire ku menyo hejuru, hanyuma uvuga inyuguti ya da. It is weather. Ni iryo jwi. Weather, abantu benshi bakunze kwisomera ngo ni wida. It is not wither, ahubwo dusoma weather. So ijambo rya karindwi ni ijambo nanone abantu bakunze gusoma nabi, cells. Dusoma cells, we pronounce cells, we do not pronounce says. We do not says. Peter says that. No, don't say says. We rather say cells. Ijambo naryo kwa gusoma nabi abantu bakunda kwisomera ngo ni says, ntabwo says, it is cells. So other word is country. Bashingiye ku ijambo count, dusoma nka county, abandi bagasoma irindi jambo nka bagashingira kuri irindi jambo countable, ariko bageze kuri country nabwo basoma country. Mu by'ukuri ntabwo dusoma count, dusoma country. Repeat again, country. Karaka iriya voice nka icuritse yenda gukora ijambo inyuguti ya a n'ubundi irayisomamo a, usome a, country. So number 8 we have great. Iri jambo dusoma nabi, abantu benshi bakunze kurisomamo greet, nyamara greet irahari niyo gusuhuza, iherimo ebyiri greet, ariko mu by'ukuri hano dusoma greater. We pronounce greater than. One is greater than two. Mu by'ukuri abantu benshi bikunze kuvuga 2 is greater than 1. 2 is greater than 1. No, why? It is not greater, dusoma greater. 2 is greater than 1. The word number 10 is blue, and the word ending with e and w. Amagambo menshi aherwa na e na w tugomba gusomamo u itinda. So we say blue, flew, drew, withdrew. Verbs nyinshi zikunze gufata past tense twongeraho e na wa, ujye uzisoma gutyo. It is nkuko dusoma new, dusoma now. Mu by'ukuri abantu benshi bakunda kwisomera blew, bakisomera drew, bakisomera flew, but we say blue. The other word is amagambo afata past mu buryo, like teach, like catch, like fight, like buy. Ayo so gisomamo all. It is all. Bought, taught, caught and fought. Ubwo rero abajyaga basoma fauti, abajyaga basoma tauti, abajyaga basoma touti, abashaga basoma bouti mu bihindura uhereye none. Irindi jambo rya 12 tugiye kureba ati is deaf. Abantu bajyaga bisomera difu, ariko mu by'ukuri dusoma deaf. Ijambo rya 13 it is howl. Iriya icuritse dusomamo hanyuma iriya yindi ikurikiyeho ni dusoma howl. So it is howl, nagari wall. Abantu bajyaga bisoma ngo ni wall, nagari wall ni igikuta, nagari wall dusoma howl like hall y'umwobo. The number 14th, it is one. Do you win the game? Yes, I won. Did you win the game? Yes, I won the game. One yo gutsinda,
nyuma imeze kimwe, isomeka kimwe na one ya rimwe. Our team one go. Our team one go. Mu by'ukuri utazi ko aya magambo asomwa, wakumva ibintu mvuze byose ari ijambo rimwe nsubiyemo, kumva message urayibuze urayitakaje. Mu by'ukuri dusoma one ndetse na one y'umubare bikaba byose bisomeka kimwe. Abantu benshi rero bisomera one, ntabwo ari one, ntabwo ari icyo. One irahari ya win, ya where, ya where iri muri past, it is one. So the last word is queue. This word is somehow challenging many people. It challenges many people. Ijambo rikunda kugora abantu benshi kurisoma. Rero ntabwo ari ibintu bigoye usoma queue. Soma queue. Yes. Abajya bivuga ngo keyuye, kwekwe, ngo kwewe, ngo kwewiye. I don't know n'ubundi ibindi byinshi mwajyaga musoma. Ntabwo ari uko dusoma queue. Reka dusubiremo aya magambo ujya somwa kugira ngo urusheho kuyanoza neza. So the first word is pour, where, elf, word, hurry, weather, cells, country, great, blue, bought, duff, howl, one, and queue. Birashoboka ko wajya kuyasoma nabi rero tangira yakoso no munsi, because if you pronounce a word in the wrong way, you will dismiss the meaning, you will lose the meaning, and when you are listening to native speaker or English speaker, you will miss some message because you misunderstand the word that is pronounced. Yes, so the proper when you master the proper pronunciation of the word, the more you master the proper pronunciation of the word, the more you get the message from what someone is saying. So uko ugenda urushaho kumenya ko amagambo asomwa neza, niko ugenda uzamura listening skills and speaking skills yawe. Wavuga ubutumwa bukumvikana kandi nawe watega amatwi by'abandi bavugana ukagira ute ukabyumva. So I recommend you to check in the dictionary when you meet the challenging word, so you will learn how it is pronounced correctly. Niba utazi gusoma no bino bimenyetso bigiye biri mu bigaragaza uburyo amagambo asomwa, nukuri wanyandikira muri comment tuzatwigisha uburyo basoma inyajwi n'ingomazwi zo mu Cyongereza muri comment. Nzagutegura iryo somo naryo rirahari kandi naritegura neza kandi bikasoza umenye gusoma amagambo menshi y'Icyongereza. Ubwo rero unyandikira muri comment umbwire niba nari gutegurira nabyo nzabigufashemo. So rero uko urushaho kugenda umenya gusoma neza ni kugenda urushaho no kumva neza Icyongereza. So advance your English vocabulary, advance your English speaking skills and listening skills by reading, by pronouncing words correctly. Niba aya magambo ajya kuyasoma nabi cyangwa ukaba warumvise umuntu yasoma nabi, musangize iyi video kugira ngo arusheho kunoza neza imisomerwe y'Icyongereza, bityo twese twigire hamwe. Subscribe niba utarigeze ubikora, kandi niba warabikoze like, share ndetse na comment. Niba ari iki bikora kandi wibuke gukanda kazogera kugira ngo urusheho kujya ubona notification cyangwa se amamenyesha kwereka ko hari video nshya ishyizwe kuri ino channel. Twigire hamwe twese Icyongereza. Language Booster TV, we are together, and our main purpose is to teach you 3 languages: English, Kinyarwanda and Kiswahili. So subscribe to this channel, share, like and comment. Thank you very much. See you again. I love you. See you.